buriya inkoni irakora ubu ngubu ikinyabupfura cyose mfite ni inkoni irakubiswe. Mishu ndakubaza nta n'abagabo mfite. Afite abagabo ntabwo ndi kwisi ariko afite abagabo. Nturi no kwisoko. Ubwo se ku isoko waba umeze nkaho uri nka koza waba se yareka za ndaya zo mu gashyekero nareke kubeshya zo mu gashyekero zihise wazireka nzovu zirandangamirwa ni kwa kundi. Nk'uko bisanzwe n'Itigo Misho abatumirwa banjye bose murabazi nta numwe mutazi ko bagiye banyura ahangaha mu gihe ibihe byatambutse. Uyu banza yitwa Teta ibwira abadukurikiye. Murakoze cyane nitwa Impress Teta. Yego nitwa Impress Teta. Ariko tukiri aho mu kivuga njya no bavuga ngo mu diaspora nibyo kokora. W'inyamata. W'inyamata? Inyamata ni mu kindi. Ubwo nuvuga ngo ni mu karere wabaye mu diaspora kuva mu karere ujya mu kandi. Yego nose sinambutse amazi. Wambutse amazi? Mba nambutse amazi ariko buri umusaza bita Metusi. Mwite Metusera mwite umwana wo ku. Okay, mwita Metusera nyita Rugero Inyange nyita Umunyegisaka nyita umuhungu wo mu bigabiro bya Rwabugira ibumbogo bwa Nkuzu gusa. Iyo nongo mwamwufshe nuko azayivuka guma. Tukaba turi kumwe n'icyuki. Yitwa Misho waramutse. Ariko nzovarya neza ndakurahiye. Ikaze ku Misho. Nzovuwe. Abantu mwese mukomeje gukora subscribe kuri Tigo Misho. Nzovu. Nagukubagana ariko reka banze. Watsanze nkabanza nyivuga. Ego. Nanjye urashaka mvuge ngo no mu bigabiro bya. Ngo bya Mushinga bya Rwabo. Misho turuka he? Hacho ni mu Mutara ariko ngiye amata niyo yandeze mutajya narezwe n'ibivuzo. Nzovu ni wa mukonyine se. Nzovu. Tukaba turi kumwe n'umusaza ugombwa icyubahiro bita Nzovu. Nzovu. Wa munyamakuru we Tigomi ngewe nta cyubahiro icyubahiro ni icy'Imana. Ni icy'Imana. Nzovu mwarera harata icyubahiro Imana ni ibigomba cyubahiro. Ako rero Nzovu naneho yaba undi uremera uri umusaza. Kandi none uri umusaza. Ngira ababyeyi hano hari Nzovu yabimbwa hari Teta. Uyu ntabwo ari umubyeyi kuko menya atarabyara. Ngo ni icyuki ariko bashaka kuzahakura bamara kugihakura nyuma kikabyara. Ngire Teta nimba Teta ashobora kuba afite abuzukuru enda akaba oya ntabwo ashobora. Urabafite. Teta ni umubyeyi w'abana babiri n'abuzukuru bane. Nshatse kuvuga ko ikibazo cy'Imana umwuzukuru naza kugusura agakora amakosa ntuzamupfukamishe kuko anditse ngo uzapfukame Nyagasani wenyine. Nanjye sinakora ikosa ryo gupfukamisha umwana cyangwa kumukubita ikamba mbiri cyangwa urukweto. Umwana mubyiza umunwa nimba ari wa mwana ushaka kumva arumva arashaka nyafuka bagakeye. Ubwo rero inkoni ivuna igufa. Ubwo mbwire abantu bakiri batoya oya n'urwana rutakubiswa ariko rukurana kubita we impamvu bivuga nta mwana cyangwa ntabwo wamukubita cyane bimwica wahura inka ucishamo ugashyira ucishamo urumva ukamubwiza ururimi penda byemera ariko n'inkoni buriya inkoni irakora ubu ngubu ikinyabupfura cyose mfite ni inkoni irakubiswe. Misho ndakubaza abana bangahe? Mfite abana babiri ngewe. Nimba atari banga ufite imyaka ingahe? Imyaka yo ntango njya nyivuga. Ngewe mfite umwana mungana wowe. We nakubyara. Mfite umwana mungana ntundebe ubugufi. Nawe turanye n'ubutaka nka ntundebe ubugufi nukuri mfite umwana mungana. Ariko nge si gukubita umwana. Mfite abana bangahe? Yewe aho nabyaye hose sinahabara. Yo. Mfite abana benshi. Abashiriye muri Prudence se ubu urabazi? Abashiriye hehe? Muri Prudence zikajya mu matuware. Aho ujye unyumvira ibyo bizanye hano kumare. Ibyo nicyo mpfa nawe ibyo nawe cyo buryo uzazanwa n'amagambo hano. Wacyukiwe kucyuda kubita. Nago nakubita umusaza. Abasaza nibo baba bameze neza. Umusaza ni papa wawe umusaza. Neso ni sogokuru ni sogokuru waso wa nyoko kwa masaza. Ese Nzovu uyu ni umusaza nimba ari umusaza uyu ni umuzeyi. Impamvu
aba baba bakeneye guhakurwa bamenye ko ngo abasaza ngo batanga keya umusaza ngo bari muri bewiti ngo akagushingira akabari iby'umuco bimuce genda nta muco bazirata nzovu ubundi wakoze kunzanira ibiryo wese ko mbona uri umusaza wagira ngo wishwe na bwacye ufite amafaranga ariko ubundi umukuye he ubundi uramwita nzovu shyiraho y'imiringa wa mukobwa wanjye jyana ese mishu yitwa nzovu y'imiringa ugira umugabo wahehe afite abagabo oya nta n'abagabo mfite afite abagabo nta mugabo afite ariko afite abagabo uri no ku isoko ubwo se ku isoko waba umeze nk'aho uri gucuruza uri kwicuruza ariko se iyo umubaza ngo ari ku isoko urabona izi ari intoryi izi ni inyanya yegora ndi ku isoko reka muvugire uramuvugira uramuvugira ni ikivuge reka mbabwire umugabo arakenewe kuko buriya hari ubuzima abantu babamo akumva ngo nta mugabo urumva ngo nshaka ngo nta mugabo nshaka ariko twese dukenera kuzakura tugasazira mu miryango urabona ubu ngubu ndacyabasha kurya amasho urumva hari igihe kizashyika nashaje nakuze nta musore ukindeba urumva abana babiri se hari uwo metse hari uwo wabonye nzana hano bari kwa se wabaye ibyo ntabwo bikureba simbizana hano urumva uko bimeze kose ku bana simbashaka no kubivugaho cyane ariko yarati icy'ingenzi ni uko wabyaye kandi nta nubwo wambara umwikara umwana n'umubyeyi batandukanywa n'umukasi gute bamugena se bamutandukanya umwana n'umubyeyi batandukanishwa n'umukasi kuko baba bafite umugozi ubazirikanye uriya mugozi rero kugira ngo umwana na nyina batandukane nuko bakatije nabyo nabyo kera ko nta mukasi wabagaho kera bakoreshaga urwembe babyita kugenya umwana bagenyeshwa ubu ngubu basigaye bakoresha umukasi ariko ubundi mbere bakoreshaga urwembe hari iki urutamye urutamye ni akantu kari kameze reka nkubwire ukuntu kaba kameze urutamye ni nka bya bindi bakoramo ibabohamo ibiryo rwera ku kintu bita urukangaga nanjye ndabizi hari ibyo bitaga kurya umusigati hari akantu ushobora gushishura gutya kaba kameze n'akari hari n'igihe kagukeba kava amaraso ni urukangaga basasana rukavamo akantu kameze nka kuri wa mugani urukangaga nawe uratubeshya yego urutamye ruva ku rukangaga cyangwa umugabo washaka umugabo nashaka urashaka kwagusha njye reka nkubwire umugabo nashaka ni umugabo nkunda umugabo rwose waba wumva nyine ahagijwe nanjye nka nzovu atifuza njye naza nkoza ibirenge nka koza waba yareka za ndaya zo mu gashyekero nareke kubeshya zo mu gashyekero zihize wazireka nzovu zirandangamirwa ni kwa kundi erega jyayo kubera ukubura uko agira reka mwese mishu ugize ngo tubanye nakonya kuzisubiramo mishu yaguhaza naguhaza avugisha ukuri nazo wajyamo ese mishu inzovu aramutse kwemera ko atajya mu ndaya ntabwo bazita indangamirwa wakwemera ko mubana ariko ubundi ayo mazina muzana ngo ni indangamirwa nzovu namubera Metusera ufite umusheri nta musheri mfite usazi y'ubusizo wifuza umusheri sagasaza se ariko ntukanduke ntukamugire 9 nta mu nazo ubundi yagera none se niwe babajije se niwe babajije utangiye kunkubita sibyo niwe babajije hano batangiye kuganira hejuru yanjye ndabizi wifuza umusoro umukobwa umeze data ino minsi nta rukundo rukibaho ugize imyaka 90 nta rukundo koko nta rukundo umva zaratanga banza ngisobanura ikibazo arambaje kasazire mu mwobo cyangwa usazire mu nzu y'icyumba kimwe ngo avoka ngo mu bigabiro harya ngo ariko meruka nta mwami urwana
abantu bavuka ibwami navugaga abantu bavuka ibwami nta bantu bavuka ibwami ntabwo bageze barwanya ariko reba nk'uburyo abari kumva uretse ariko ndagucinya rata iyi mpamvu umurambaje ati wifuza nk'umuntu umeze gute abakobwa b'ino minsi cyangwa se igitsina gore nta rukundo bagifite abagabo ze barushize abagabo mwe murabazo ngiye gutera ibuye mu bibwana reka uze wumve ibigiye kubwejagura ibibwana byande ubwo sibyo reka uze wumve ibigiye kubwejagura beto sera ukwirwa utera ayo mabuye bisho wamwemera akanya avuga ati ndashaka ko tubana kibazo misho ntago yankunda nazajya mva mu rugo nawe akagenda yagiye mu kazi ase kuki mutekerereza umuntu yagiye mu kazi ubu utangiye kumureba gutyo undi none uri bugere mu muhanda aramureba bingana gutyo reba kashukuye sibyo beto sera misho wamwemera ntiwamwemera misho akavuga ati tugiye kubana ababyemera ntiwabyemera ngo tubane tubyare hungu nakobwa ubwo uzi icyo nabaneyemeje uyu musaza nta confidence yifitiye kandi mu gihe uziburira icyizere uzamenye ngo nta nundi wakikugirira oya gututumva wakwipevera mishu mukabana kandi izo nduru zitarimo izo nduru nizi muzana umugore ashaka iyo uri umugabo ntiwuzuze inshingano hari ubundi inshingano hari inshingano zo mu buriri urazizi izo ndazizi hari inshingano zo gutunga urugo buriya baranavuga ngo kwifuza k'umugore biva ku mugabo urabona misha umuhanda yazawureka gute umuhanda se gute wamuha ibintu byose twahuriye mu mihanda twahuriye ku muhanda ikibazo byemere ariko mishu ajya ku muhanda agiye guhinga mishu mubanye yasanze neze reba ibi bintu sibyo reba ukuntu yambaye n'inkweto ibyo bintu mubanye ukazaza ubimushyiraho ukamugura amavuta yisiga ukamuhana rasi hari ikindi ukoze hasi unyibutse ibuye ku rugo habaho ko biba ngombwa ko mukena igihe cyose ntabwo ruzamera neza mwumvise ikintu nashatse kubabwira ko teta naba munsi y'ibirenge bye nakwemera kuba muri ubwo buzima urugo ruramutse rugiye hasi ka kazi wenda twabanye mfite nka kabura y'amafaranga kuko teta ntago yaba nkunze kuko akunze iyi sura nako ahubwo ari kuntera ari umusaza yakunze umukecuru yego mishu ntago yaba nkunze kuko akunze iyi sura yaba akunze ku kazi cyangwa iryo fungo rero rimaze gushira oya nje rero mbabarira bari kureba kamera iryo fungo rimaze gushira cyangwa ku kazi bamaze guhagara urugo ngabantu bari kureba kamera urugo ramutse rugiye hasi shata yari umwana nimba yasize umugore atetse inyama hagati ya mishu bibaye ngombwa ko uhitamo umuntu umwe na teta wahitamo undi tugomba guhitamo umuntu umwe nahitamo reka nkwereke reka nkwereke ibeshye uvuge ko atari njye kumera reka nze nkwereke ni bebe imbere ya kamera kandi muraza kumenya impamvu ngiye guhitamo nakwihitiramo umukecuru oh très bien yes kubera iki rero uzi impamvu sharega ibaze inzobe yanjye sohokanye n'igikara cyawe yavuze ko ari inzobe yavuze ko ari inzobe ahubwo uyu nguyu ubuzima buhindutse nyaboneka wasagare wabona mbere ahubwo buhindutse njyewe rero buramutse buhindutse bitewe nuko aba yarampisemo muri benshi narambika amaboko hasi tugakora agataro nakikora uyu yagafata uyu wamuzanye akawunga kakarya mu izina rya Yesu ari mishu na teta ukambwiza ko ugomba kubanamo n'umwe wahitamo undi ngewe ndavugisha ukuri muri bose muri bose nta n'umwe nahitamo hari impamvu bose urabona bose ni inzobe amavuta bisiga arahenze buri umuntu w'inzobe atandukanye n'igikara gishobora no kugenda bavuze mu gihe waba ugifite ubushobozi bavuze ubushobozi ubaye ugifite ubushobozi cyane nubwo ari na menshi 25 ngewe nisiga amavuta atarengeje 3,000 atarengeje 3 icyo amavuta cyo urumva kitarengeje n'ubuto ibaze noneho nge buriya izi mpamvu ntabana nabo nge namenyereye wa mukobwa ufite agasatsi ka natirere umeze nk'umurokore umwadeperi ku buryo agenda muri salo bakamwogoshera 500 agahita akubitamo agakata bigafata 1000 bigafata 1000 ariko reba
ibi nangahe ngeze ko nabifata Kereka- babyita butterfly babyita butterfly bino naho ngo uyu ngo ni muntu mirongo ingahe ariko nzovu ugiye mfite igihumbi kirabikora wowe enda wowe kirabikora bariye nzovu akampitamo ko mfite Oya, natirere nzovu ugiye mfite natirere urebye uko bahagaze ngo ninda uyu yarakubeshya aracyarenze ku mafaranga menshi teta we nta kibazo yiyambariye ikanzu adodeshe mu gitenge teta imisatsi yanjye hejuru ni natirere ashatse yanasokoza akagenda shamisho nanjye nunze muri Nanjye urandetse. amatusera Ako se ko mbuze umugabo hano. wowe urarenze yego usibye nka barambenze bambengeye imbere ya kamera we n'uwo abantu bafite ama YouTube channel bahembwa buri kwezi nabo bita ngo za private jet bati oya tigo misho byana byariye nawe wahita umuhombya vuba vuba wasanga biriya bintu akoresha amatelefoni na telefoni z'abandi agiye gukora watuma azigurisha akazifatira shamisho yasha bivuze ko mishu impamvu abenzwe impamvu mishu yakora mishu mishu ntago mubenze mishu twazaduhura kwaje kwa pura nigenda koko ngo mutunze mu nzu ariko reka mabwize ukuri mishu si wowe urugo ubuzima buhindutse uyu musatsi reka reka dusoze dusoze kuri mishu tukogosha amana ntabwo wabikuraho nuko mishu uramurazira yuko ukoresha amafaranga arakonsoma muri make urahenze arahenze nicyo kintu gituma urimo uragumirwa uyu muntu yarya akawunga ufite umusatsi umeze gutya ntabwo se abanyarwanda mu ntebe sibyo gusa nari bukudi hari kuvuza ukuri ciao ciao nakagaruka naha dusoreje murakoze turabakunda murakoze